mpamvu urushako ni igihango so kujya kugerageza umukara kumweru divorce ntiyemewe noneho kongera gushaka ni ishano ni ikintu kitabaho noneho rero ahantu dushobora kwemera ko umuntu yajya ku ruhande ni igihe bakubwiye ko bazaguca umutwe cyangwa ufite ibimenyetso by'urupfu icyo gihe ushobora kujya ku ruhande ntabwo byitwa divorce ubuhungishije umubiri mugenzi wawe araho yavuze ku nshingano z'abagabo aravuga ngo umugabo agomba gutanga byose ndagira ngo aha hantu hadusobanurire neza tutaza kuva aha ngaha abadamu bati batubwiye ko mutanga byose atubwire uburyo umugabo atanga byose abidusobanurire mu buryo bwimbitse nakoze Imana ikumugisha akandi kabazo ndakabaza ku nyigisho Pastor Hortense yatanze kari muri Matayo 19 aho yatubwiye ko ku bafarisayo ko babaje Yesu kubijyanye no gutandukana k'umugabo n'umugore yabisobanuye neza avuga yuko najye ukwiriye kudutandukanya kereka aho imitima inangiwe rwose byumvikanye neza ariko nageza akabazo kajyanye ku byo twumva n'ibyo tubona nagira ngo musobanurire haba umucyo neza tubashe gusobanukirwa neza koko uko ijambo ry'Imana rivuga nibyo ndabyemera ariko tubona abakirisitu benshi batandukana nta rupfu rwabayeho nk'uko Bibiliya bivuga kandi ijambo ryatubwiye ngo ucyo wasenzwe anawe asambanye bivuze ngo umuntu akwiriye kuguma uko ari ko tubona baza mu rusengero bakongera agasezerana ese ibyo arabyemera icya kabiri abashumba arabona abo tujya tubona batandukana ndagira ngo asobanurire umushumba watandukanye n'umugore nta rupfu rwabayeho ese yagomba kudushumba rwose Imana ikumugisha usobanurira aho hantu murakoze Pastor Desire Kokana murakoze kubera ko iminota yacu itari myinshi na n'ubu sindi buguhe ibyuzuye gutanga byose si uko ufite byose ahubwo icyambere ni ukuba witeguye ko ugomba kubazwa inshingano ikindi ni ukumenya ko uri umutwe w'urugo hanyuma ikindi ni transparence muri bike ufite ukamenya kubitangana urukundo ijambere wamumurikiye byose ufite hanyuma ikindi ni ukumenya kubitangana urukundo hari indirimbo nshaka kukubwira si y'abarokore ivuga ngo niba umukunze mutware no hasi namwe murayizi yani iyo wakunze umudamu ukamwereka byose mukagira ikiganiro cyiza nubwo mwasangira ibijumba bitagira ibishimbo mubijya mwishimye rero gutanga byose ni ukuba ufite ubwenge bwo kumenya ukuri bwuzuza inshingano muri bike ufite ukabikorana urukundo nongereho akandi kamwe hari n'ubwo Imana ifata umugisha wose w'abana n'uw'umudamu ikawunyuza ku mugabo cyangwa se ikawunyuza ku mudamu akaba ari we yinjiza menshi kugeraho nta kibazo gihari ariko iyo bikuzamuriye ubwibone ugatangira kubabwira ngo ntahari ntimwabaho nkaho ushaka ko bakuramya uba wibagiwe icyo Imana uko Imana yakugize manager kandi uzahagarara imbere y'Imana ugatanga raporo ko wabyitwayemo iyo bijemo no kwikunda biba bibaye bibi kurutaho rero gutanga byose si ukuba ufite byose ahubwo no kumenya uburyo bitangana urukundo mu bwizegwa kandi nayo ngiye kuvuga ngo ku mugaragaro ukerekana ko inyuma y'ibyo nta kindi iyo biherekejwe n'ikiganiro cyiza abari mu rugo bose baba banyuzwe murakoze Imana ishimwe cyane
nigeze kuvuga ngo abari muri Kristo Yesu, iki gitabo kiradutegeka, cyitwa Bibiliya, gifite autorité kuri twe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari opinion yanjye, ntabwo ari igitekerezo cyanjye, nta nubwo ari icyawe cyangwa cy'undi muntu, ahubwo gikwiye kuba igitekerezo cya Bibiliya. Ijambo ry'Imana mu Bikorinto ba mbere 7 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11, uku njye niko nizera. Haravuga ngo abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara si njye ahubwo ni umwami wacu. Umugore ye kwahukana n'umugabo we, ariko niba yahukanye abe igishubaziko. Kinyarwanda bakoresheje izina rikaze, abe igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ahangaha iri jambo igishubaziko mu cyongereza kiri munsi yaho haravuga ngo let her remain unmarried, niba ariko basoma, agume adashatse, niko Bibiliya ivuga. Kuba ikintu gishobora gukorwa n'abantu benshi ntabwo bigihindura ukuri. Ese ndimo ndavuga ko byoroshye? Ese ndimo ndavuga ko hatari abantu bahuye n'ingorane zikomeye? Hari abantu bahuye n'ingorane zikomeye mu rushako zatumye rwose batandukana. Bashobora no kubikubwira nawe wabyumva ukumva ingereri mu matwi yawe, ariko Bibiliya iguma ari Bibiliya. Ikindi wenda kitajya kivugwa, dushobora gushyingira umuntu hano mu rusengero, ariko mu by'ukuri nibwo tumushyingiye imbere ya padi cyangwa ya pasiteri, ariko mariage ntibe konsome uko bavuga. Ni ukuvuga ngo ageze mu rugo ariko umugore n'umugabo ntibaryamanye. Twebwe twabashyingiye, twabahaye certificate, twabise umugore n'umugabo. Uyu munsi ibintu by'ubutinganyi birimo birazamuka, bimaze no kuba byinshi. Yagera mu rugo umugabo akamubwira ati burya ngiye sindyamana n'abagore, cyewe ndi umutinganyi, ni urugero. Cyangwa yagera mu rugo agasanga afite uburwayi butuma adashobora gukora sex. Yewe hari n'ibyo nigeze kumva aho umuntu yakuze adafite sex agakura gutyo, ariko kugira ngo ikimwaro gikurwe ku muryango nawe akemera agakora ubukwe. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri mariage ntabwo yabaye konsome. Turabita umugore n'umugabo mu mategeko imbere y'itorero, ariko mariage ntiyabaye konsome. Aho ngaho niho dushobora kuvuga ngo ugushyingirwa ntago kuzuye. Icyo gihe uwo muntu uko numva Pastor Desire ndamusaba aze kunyunganira, umuntu ashobora noneho gushyingirwa kuko ubushyingirwe ntibwuzuye. Ariko ubundi umuntu yashakanye n'umugore n'umugabo bahura n'ibibazo byandi twahoreze tuvuga, imiyaga n'imvura, koko bibabaje pe, ariko Bibiliya ni ikivuga. Ndumva rero ngewe opinion yanjye itanakenewe cyane, ubwo Bibiliya ivuga gutya nuko. Hanyuma ukibaza ngo ese dushumbwe n'abashumba batandukanye bakongera bakubaka cyangwa n'ibindi? Uko nge numva ndamutse n'umukristo nahitamo umushumba nigiraho byose. Sinumva ko navuga ngo noneho ngo ndumva amagambo ye ngo ariko sindi bwite ku buzima bwe. Uretse no gusenya, hari n'izindi ngeso numva zitagombye kuba ku mushumba ushumbye, kuko ndamureba. Biragoye gutandukanya ijambo umuntu avuga n'ubuzima bw'umuntu. Uyu munsi hari umugayo runaka ushobora kumenya ku muvugabutumwa runaka, ijambo risanzwe rigufasha n'impano itahindutse, ariko kubera ikintu kicyasha umuziho bigatuma utongera kumva iryo jambo. Rero ngiye cyo nabwira abakristo nuko akwiriye gushumbwa n'umuntu baravuga ngo walking the talk, ibyo avuga n'ibyo arimo kugenderamo. Numva ariko kuko nabivuga. Murakoze. Amen. Reka sabe Pastor Desire abacyakungamye. Murakoze. Wenda mushumba Tony araza kudufasha kuko aherukayo. Hari amakuru numvishe muri Amerika, aho umuntu yemerewe kudivorce 5 akagaruka mu rusengero bakongera bakamushingira, kubera ko bafite divorce iri hafi kuri 45. Bagize ikibazo gitegutyo, uyisanga mu rusengero abushumbye nka 80% bose baratandukanye. Ageze ku mugore nk'uwa 3 ukavuga se ndabirukana bose ndabigenza, ugahita upfa gukandiramo ugapfa kubyemera, nubwo Bibiliya ivuga ibi mushumba yatuganije. Nanjye nibyo nemera. Niyo mpamvu urushako ni igihango, so kujya kugerageza. Umukara ku mweru, divorce ntiyemewe. Noneho kongera gushaka ni ishano, ni ikintu kitabaho. Noneho rero ahantu dushobora kwemera ko umuntu yajya ku ruhande ni igihe bakubwiye ko bazaguca umutwe cyangwa ufite ibimenyetso by'urupfu. Icyo gihe ushobora kujya ku ruhande, ntabwo byitwa divorce. Ubuhungishije umubiri, mugenzi wawe niyahinduka uzagaruka. Hanyuma ikindi nemeranywa na mushumba ni iki yavuze cya mariage itabaye konsome. Niba uhisemo
gutandukana. Genda wicare wirindire muri Kristo Yesu, ubugingo azabuguha, niko nemera niba waririnze. Ariko ibyo kongera gushaka Bibiliya ntabwo ibyemera. Nanjye umushumba yatandukanye, ngenza abashumba bakomeye benshi bakomeye bafite amazina aremereye hano mu gihugu babikoze, kandi ikibabaje iyo bikoze ububwiye abandi ngo birashoboka. Ariko nk'uko mushumba Rutansi yavuze, nubwo byakogwa n'isi yose ntuzave kuco Bibiliya ivuga. Murakoze. Amen. Kubera ko ari sije irimo gukomereka kwinshi, kuko nta muntu n'umwe utandukana aseka. Vraiment haba harimo ibikomere n'imibabaro myinshi. Ntabwo tuvuga ngo umuntu wagize ibyago byo kudivorsa ni uwo kujugunywa, ni uwo gutabwa. Oya, ni ukuvuga ngo akeneye support ikomeye mu marangamutima, akeneye gushyigikirwa mu buryo bukomeye kuko arababaye. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ashobora no kuba ari mu murimo uwo bashakanye we akamuta akagenda. Ese tumwirukane tumushyire hanze y'urusengero, ese tumubuze gukora? Oya, njye numva ngo atari uko nguko. Nagume mu nzu y'Imana kandi ashyigikirwe kandi akundwe, ariko icyo Bibiliya ivuga cyo kiri clair. Ni ukuvuga ngo ntago twahimba ibindi, ariko kandi si uwo kujugunywa. Hari n'ukuntu tugira akantu navuga wenda kari mu muco nyarwanda, twumva ko umuntu wasenye ntacyo ashoboye mu buzima, mbese yabaye eferiya. Oya, umuntu wese ashobora kugira ibyago, n'ibyago n'iyamiyaga n'imvura twavugaga bishobora kumugwaho, ariko nanone turi buhindure icyo Bibiliya ivuga, tumufashe, tumushyigikire mu marangamutima n'ahandi, ariko ijambo ry'Imana rivuga n'icyo. Murakoze. Akoze cyane Pastor Rutansi na Pastor Desire. Ndatekereza ko kuri iki kibazo gisobanutse. Nta kintu uza kunganiraho Pastor Desire arambaje ngo ibibera hariya byo ni ibyo gusengera, kuko niba barimo banatuzana n'izo nyigisho z'amakontra ntabwo dukwiye kubigenderaho. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzakomeza kuba ukuri kw'ijambo ry'Imana. So ndatekereza ko nta n'ikizaguhindura, ukomeza kuzakomeza kuba ukuri abantu bakwemeye cyangwa kubaguhakana, ariko kuko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. So Imana ibaho umugisha. Reka twakire ibindi bibazo babinzanire byanditse hariya kugira ngo tubisubize vuba mu minota dusigaranye, hanyuma tuze kuba dusoza. Reka sabe Madame abimereze. Pastor, hari ikindi kibazo? Julius, washaka kubaza? Okay. Reka twakire Julius nawe abaze ikindi kibazo muri rusange, hanyuma twakire ibi byanditse. Tushobora kwakiraho bikeya kubera umwanya. Imana ibaho umugisha. Murakoze Pastor. Ndagira ngo mbaze nshimire abashumba batwigishije uyu munsi. Mu by'ukuri nkurikije inyigisho twize uyu munsi, nifuje twabashimira ko izi nyigisho twagiye tuzumva kenshi kandi namwe twarabumvishe si bwo bwa mbere, ariko ikintu cyajyaga kibabaza, wasangaga hari abantu ndetse harimo n'abakristo babuze ubuzima kubera ko twagiye twigishwa tuvuga ngo gutandukana ntibikabeho n'ibyemewe. Umuntu nk'uko mwabivuze akabura ubuzima kubera ko yagerageje kuba umukristo. Uyu munsi rero uko mwagiye mudusobanurira neza, turabibashimiye nabyo. So ikibazo rero nshaka kubaza ni ibibazo bibiri. Icyambere, umuntu yarashatse, ashaka atari uko mu by'ukuri yakunze umuntu, arabikubwira ati njyewe uriya muntu namushatse nsa nkaho ukunda, hanyuma yagiza kugera mbona ufite aho noneho nawe namukunda kuko n'ubundi sinigeze mukunze, naje kubona ko dukundana. Abantu babiri bombi bashatse urugo, nyuma bose baza gutandukana n'aho bashakanye, rero baza guhura. Umukobwa yashatse ahunga, umugabo ashatse ageze mu rugo agiramo ibibazo nawe atandukana n'uwo bashaka. Ba bantu noneho bombi baza gushaka, bashatse urumva mbere ntibari banakijijwe, ariko nyuma barakizwa. Abo bantu bamaze gukizwa, nubwo batandukanye n'abambere, twabafashe tubabwire mukomeze, nta kibazo, mwashatse neza, Imana irabipuresinga, n'iki twabafasha. Then icya kabiri, wenda dushoreje, umuntu yarashatse ariko mu by'ukuri ava mu rugo kubera impamvu zumvikana, yagiye ahunga nawe bagiye kumuca umutwe cyangwa se kubera izindi mpamvu twabonye ndetse na Bibiliya yemera. Uyu muntu avuye mu rugo afite imyaka 25 kandi
niyo usomye ubushakashatsi usanga imibonano mpuzabitsina it's not a what, it's a need. So that is personal. Uyu muntu afite need, wamufashe bireba ngo ntazongere gushaka, kandi iriya need irahari. Uwo muntu koko nta buntu wenda imusesenguye Bibiliya, nta mbabazi zamufasha, nta buntu bwamufasha, kafite ya need. Murakoze. Reka nsabe Pastor Hortense na Pastor Desire bagira icyo babisubizaho kuri ibyo bibazo byose. Imana ibahe umugisha. Ni byinshi ndavuga aho ngira ngo icyo ndi bubashe kwibuka. Abizera umwami Yesu, Bibiliya ifite autorité hejuru ya science. Icyo kintu tugeze kucyemeranyaho. Okay, sinzi niba twacyemeranyijeho, ariko reka nongere nkigarukeho. None se aramutse ashatse akiri mutoya, umugabo agahita agira ubumuga cyangwa umugore agahita agira ubumuga butuma adafunctiona nk'umugore n'umugabo bataryamana, need irajya hehe? Iraba covered nandi? So ni ibibazo byo kwiyorohereza mu by'ukuri. Bibiliya iri clair. Hari ibintu, iyi nzira niyo mpamvu yitwa ifunganye. Hari ibintu byinshi twihanganira. Kuba ikibazo kibabaje mu marangamutima, kirababaje pe. Gusohoka mu rugo uri mutoya ufite imyaka 25, gupfakara uri mutoya, kugira ubuhemu mu rushaka uri mutoya, usigaje imyaka myinshi y'ubuzima, birababaje. Ariko se niba bibabaje barahita bihindura icyo Bibiliya ivuga? Ergo umuntu ashobora no kugira n'ubumuga butagaragara, inyuma ameze neza yuzuye, ariko bagera mu gitanda bikanga. Iyo need se iruzuzwa nandi? Rero ni ibibazo mu by'ukuri zo kwiyorohereza. Nyine niko navuga, ntago ntitwifuza ko byaba ku muntu, ariko biramutse bibimubayeho, niba koko ayoborwa na Bibiliya, azakomeza kuyoborwa n'icyo Bibiliya ivuga. Akadomo. Urakoze. Muzi impamvu Bibiliya ifunga inguni zose? Bigaruka kuri rya jambo gutandukana ntibyemewe. Hanyuma niba mwibuka amagambo umushumba Hortense yatwigishije, bahise bamubaza ngo niba ari ibyo, ngo gushaka si byiza. Niko abayuda babwiye Yesu. Aravuga ati ntimushobora kwemera iryo jambo, ariko ababihawe. Nubo twese hano ntabwo twaje kubemeza, nta nubwo twaje kubabuza amahitamo yanyu, ariko uzajya uhitamo ukurikije icyo Bibiliya ivuga. Kuri twebwe mwese mukwiye kuba abantu bafite determination yo kudatandukana, bikabihame kuri twese. Hanyuma bizatuma twubaka igihugu, twubaka imiryango n'itorero bimeze neza. Ariko nidushaka akanzu twasohokeramo cyangwa se twabona ko bishoboka, tuzahava. Reka mbaho urugero, reka nsubize iki cyambere yabajije. Gushaka uhunga n'undi mugahura mwese muri impunzi mukisungana, hanyuma ubuzima bukaza bwabwa tahwi mu byo nkize nawe ndagukiza. Hari amatorero amwe namwe, bimwe mwene data yabajije bwa mbere, avuga ngo niba warashatse udakijijwe ngo hanyuma ugatandukana, ngo nyuma yaho ngo ukijijwe ngo ushobora guhitamo undi. Hari amatorero ya Gikristo yizera cyo. Kuri ngewe oya. Kubera iki? Muri Maraki haravuga ngo wibuke isezerano wasezeranye n'umugore wawe wo mu buto wariganije. Hari isezerano ry'umugabo n'umugore riba abantu ari babiri. Noneho impamvu haba gusaba no gukwa kugira ngo tubone umugisha wa kibyeyi. Impamvu tuza mu rusengero ni kugira ngo kubaho kw'Imana kugendane natwe mu buzima bw'urushako. Ariko isezerano ryabaye abantu ari babiri. Uriya muntu mubyaranye gatatu, kuko amafaranga amaze kuza, ubuzima bumaze kuza, ugahita umuta, hari isezerano mwagiranye. Imbere y'Imana rizakomeza kugushinja. Ntabwo wavuga ngo sinari bwakizwe ngo hanyuma. Niyo mpamvu abashumba bakwiye, n'ubu ufite ikibazo gikomeye gutyo, ukwiye kwegera umushumba wawe mukabiganiraho mwimbitse, bitari iyi minota mike, kubera ko biba bifite utuntu twinshi tumwe tutari ukuri. Reka nsoze mvuga ngo gutandukana ntibyemewe. Murakoze.
arakoze cyane. Ndatekereza ko Julius ibibazo abajije asubijwe, ariko ikintu kijyanye na need cyo reka yenda nanjye nyivugaho gatoya. Ndagira ngo rwose icyo kintu kitazaba impamvu yo gusa nkaho twashaka inyoroshyo, ukavuga ngo kuko mfite need ya sex ngomba kuba nshakisha uburyo bw'uko nyine nayikemura. Ibyo ngibyo uretse no kuvuga ngo yenda uwashatse akagenda ari mutoya, buse bibaye impamvu ituma umara imyaka 5 cyangwa 4 cyangwa 3 uwo mwashakanye mutari hamwe, nugiriyo need uzashaka uburyo ujya kwikemura. Ibyo rero ntabwo need ishobora kuduforsa gukora cyangwa kudupushinga gukora ibinyuranye cyangwa ibihabanye no kwijambo ry'Imana rivuga. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabwo tubaye kugira ngo dukemure needs zacu zijyanye n'ibyo dushaka twirengagije ikijambo ry'Imana rivuga. Needs zose zigomba kuba byibuze zishingiye uko tubona koko uko ijambo ry'Imana rivuga. Nagira ngo rero cyo cyumvikane kandi tunabyumve mu by'ukuri. Umuntu ajya gushaka avuga ngo reka ngerageze kubera ibikomere, wakwiye no kwihanganira ibyo azahura nabyo mu rushako. Akwiye no kubyihanganira. Imana ibaho umugisha. Reka twakire ibibazo bikeya biri hariya, nabonye ari byinshi cyane, niyo mpamvu nasabye ababisomye bakabitamo kugira ngo babidusomere. Nabonye tudashobora kubisoma, ni byinshi, reka bafatemo bike. Sabe ko Monica adusomera kimwe ku kindi, hanyuma abakozi b'Imana dufashe kubisubiza. Maboy adusomera nk'ibibazo 3 bikurikiranye, hanyuma tukabisubiza. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni iki umuntu yakora kugira ngo abashakanye babyumve kimwe igihe umwe mu bashakanye afite abandi bantu asabwa kwitaho kandi undi atabyumva kimwe nawe. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti mfite umugabo w'umupagani, namenye ko asambana kandi ingeso ye idahinduka, imitungo agenda ayisinyira abagore amasheki y'amafaranga, hari izo namufatanye yewe na SMS zibigaragaza arabibonye. Iyo twitabaje ababyeyi ahimba amakosa abeshya bigasoza batamenye ukuri. Ese ko ndambiwe nakora iki? Ikibazo cya gatatu, ndasaba ko abantu batuza, mu by'ukuri birababaje, ariko yihangane turamusengera. Yego, baranamusubiza. Cya gatatu ni iyihe nama wagira umuntu wafashe umwanzuro? Ni iyihe nama wagira umuntu wafashe umwanzuro wo kuva mu rugo, iyo ugerageje kumuhugura ukabona adashaka kubyumva kubera agahinda kenshi, wakora iki? Rakoze cyane. Reka twaze dusabe abakozi b'Imana basubiza ibyo bibazo 3. Yego, ndasaba ko pastor yaba ari Ultrance yasubiza yaba Desire ku kibazo cya mbere, ni icyo umuntu yakora kugira ngo abashe guhuza mu rugo. Ngira ngo mwese mwabyanditse. Icya kabiri ikibazo kibabaje nyine cy'umugabo ngo w'umusambanyi yafashe inshuro nyinshi cyane. Nicyo cya gatatu kijyanye n'inama arimo aragisha ku byemezo yumva yafashe. Karibu cyane pastor. Murakoze cyane. Ubusanzwe kimwe mu bintu bisenya urugo ni imibanire yanyu n'umuryango mugari. Iyo mutabiganiriyeho muri fiançailles ngo mwumvikane ngo tuzakira abantu bangahe iwacu, tuzabafasha ibingana bite, birangira bibasenyeye. Hano ntabwo nshaka kwibasira igice cy'abadamu, ariko abadamu benshi birabagora kubana na ba nyirabukwe na bashiki b'umugabo na baramube. Ni pourcentage iri hejuru kuruta abagabo. N'abagabo bibabaho. Umunsi umwe nakoze ubushakashatsi bworoheje ku mbuga dufite z'abadamu,
mbaza ikibazo, ndababaza, ari mama wawe na nyoko bukwe ninde byakorohera kubana nawe? Abadamu ntakabije nka 80% baransubije ngo mama niwe byanyorohera, ngo kubera ko niwe twaruhanye, ngo mabukwe ntaho muzi. Noneho kibaza, wese ntiyaruhanye n'umuhungu we? Abadamu bakunda intimite yabo n'abagabo ku buryo adashaka umuntu uvogera. Niyo mpamvu umuntu wese yambaye ijipo aramufuhira. Si uko badakunda bere famille, ahubwo nukubera ko nyene banga akantu kose kakwinjira muri intimite yabo. Rero ni byiza ko mubiganiraho muri ya communication. Tuzakira abantu bangahe, tuzabafasha ibingana gutya, ni byiza. Gusa mperwa kumva undi we yarantangaje, yabwiye umufiance we, n'umudamu, yaramubwiye ngo ninge nawe n'umwana tuzabyara n'umukozi tuzatunga, nta wundi muntu yemerewe gukandagira iwacu. Yaba ari ngewe naye guhita nkizwa n'amakuru. Noneho ikintu kibabaje, nyuma y'ubukwe se w'umuhungu yaje kugwara ingwara ikomeye, umuhungu ajya kumucumbikishiriza ahandi, amugwarizayo adashobora gukandagira iwe. Kandi icyambabaje, ubu babyaye kabiri, umudamu nuko akibyumva, ni umukristo ukora umurimo w'Imana mu rusengero. Ntekereza Bibiliya avuga ngo mubane amahoro n'abantu bose. Nubwo waba uvuga yenda ko batari beza cyane, ntabwo Bibiliya ivuga ko bazatubera beza bose. Iravuga ngo mugwanye uruhande, niba bishoboka mubane amahoro n'abantu bose, hanyuma mwumvikane ico muzabafasha mu kigero c'ubushobozi mufite. Mboneraho kubabwira ko niba uca inyuma ugaha amafaranga iwanyu uwo mubana atabizi, kuri ngewe si byiza, kubera ko hari umuntu weruka gukora mistake. N'umuhungu yahaye amafaranga mama we, noneho mama we ahamagara umukazana ngo mwakoze, ngo ubutumwa bwose bwangeze. Yabikoze atabizi, ubwo umuriro buratse. Murakoze. Ibintu rero biba mu miryango birababaje. Imana idufashe dufashe ubukristo bwacu bugere mu ngiro, bugere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana idufashe. Birababaje kubyumva kimwe, kubo kwitaho. Pastor Desire yagishubije. Dukwiye kugerageza kwishyira mu mwanya wundi. Ndibaza ko mfite mama wanjye, ikintu cyose yakenera naramaze kugira ubushobozi, nta kintu na kimwe yamburana. Ni intekerezo ko namabukwe nawe ni mama w'uwo muhungu, nge mu mwanya we nibwo byadukundira. Ariko byose no gukuza ubukristo. Iyo ubukristo butakuriye muri twebwe, tugumana ingeso za kera. Imana itubabarire. Igihe atabyumvaho nuko biganiraho bihagije, byaba ngombwa hakazamo umuntu wa gatatu, niko ntekereza, wagerageza kubarezona igihe mwananiwe kucyumvikanaho. Ikindi kibazo kibabaje cyavugaga umugabo w'umupagani usambana, imitungo akayisesagura n'ibindi. Reka mbwira abajene wenda hari igihe bazatwumva batarashaka, ni bibi, ntibinakwiriye kuba uri umuntu wubaha Kristo ugashakana n'umuntu utubaha Kristo. Reka reka kuvuga amadini. Akenshi ibi bintu hari igihe tubibona mwitangira, ukaba urimo rwose ubuzima bwawe ubwegurira Imana, wubaha Imana, uri muri urwo rugendo, ukabona ko mugenzi wawe mu by'ukuri ntago ayubaha, n'ubundi imitego y'ubusambanyi iri hafi, n'ubundi nibyo gusaba, n'ubundi kandi mugakomezanya mu rugendo. None se ko urugo rudahindura umuntu, ko rudatanga agakiza, nagera mu rugo ashobora kugarura izangeso wamubonanaga mu busore. Rero abenda gushaka ibyo bintu ntibakajye bagwa muri uwo mutego. Hanyuma ku bamaze gushakana, mushobora gushakana mwembi muri abapagani, mwagera hagati, umwe hagati mu rugendo agakizwa, umugore agakizwa, umugabo agasigara atarakizwa. Ikidukwiriye no gusenga no kwihangana kugeza igihe mugenzi wacu akijwe. Mushobora gusakana se musa nkaho mukijijwe, mwubaha Imana, mwagera hagati umwe akananirwa mu rugendo agapagana. Mu by'ukuri ikidukwiriye nanone nukomeza gusenga no gusaba Imana kugira ngo umutima ugorikire Kristo, ariko tugafata ingamba zishoboka zisanzwe mu buzima. Ntabwo numva ko igihe umaze kubona ibimenyetso bihagije z'uko umugabo wawe wasambana, kereka kwizera kwawe kuri hejuru cyane,
ufite icyo wavuganye n'Imana ko izakurinda uburwayi. Ariko mu buryo busanzwe niba umuntu umubonaho ubusambanyi bugaragara, fata byibuze amezire zo gutuma mutarwara. Uyu munsi hari indwara nyinshi zitandukanye igihe ugifite imbaraga zo kuguma muri urwo rugo. Undi mwanzuro uba ari uwawe, kuko Bibiliya twabibonye yemerera rwose uwagize ibyago byo gufata mugenzi we umusambanyi ko ashobora gutandukana, ntiyongere gushaka ariko agatandukana. Icyemezo rero kiba gikwiye kuva muri wowe. Ikindi njyewe numva iyo bigeze hano biremereye bibishye no gushaka umujyanama, umuntu mufatanya urugendo, kuko imyitwarire yo mu rugo rwubaha Imana n'imyitwarire yo mu rugo rutubaha Imana ikwiriye gutandukana. Urugero, niba umugore n'umugabo baganira ku bintu byose, ku mutungo, ibintu byose bakabivuganaho, ntibahishanya, ntibagira gute, bazabiganiraho. Ariko tuvuga umugabo ni umusinzi, arasesagura, ikintu cyose abonye aragitwara. Ese uwo mugabo umugore aramwereka imitungo yose, kandi niyo yamaze kumenya yarayijyanye, ni ukuvuga ngo aho ngaho hakenewe ubujyanama case by case cyangwa kaparika. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Murakoze. Nakoze cyane Pastor Hortense. Reka nsabe Pastor Desire agire icyongeraho. Akantu kamwe nshaka kongeraho, mw'abantu b'Imana mwe, gucibwa inyuma n'uwo mwashakanye ntibikwirwa mu mutwe, ntibifite aho bikwirwa mu bwenge. Rero mbere yuko tuvuga ngo ukora iki, banza ushaka umukansara, byibuze bifata umurongo, kubera ko bizagusaza. Uzabyuka ufite imvi, uzajya wibagirwa ibintu byose, uzajya wibagirwa imfunguzo uzifite mu ntoke, uzagenda wivugisha mu muhanda, uzajya wumva hano usa nk'uwikora ibiro 50, uruti rw'umugongo ruzakujya ukiri muto, hanyuma bizajya mu gifu bimanuke mu mfyi kuba upfuye, ushobora no kugira stroke. Rero ihute ushaka umukansara, ushaka umuntu wizeye yagufasha, hanyuma ukomerezeho n'icyo wakora nyuma, ariko witabare. Urakoze. Arakoze cyane Pastor Desire na Pastor Hortense. Reka ikintu Pastor babajije Pastor Hortense, ngo yavuze uwo mugabo asambana ngo atanga n'imitungo ku bandi bagore, yamufashe ngo agikomejeho. Ariko reka ngira icyo mvugaho gato Pastor Hortense atanzeho inama. Iki kintu reka cyumvikane, turimo turakivuga nk'abakozi b'Imana, turakiganira n'abantu bari hano n'abandi bose bazabikurikira. Kubona ushobora gufatira umuntu mu bana, umugabo cyangwa umugore, inshuro enye 5 ari mu busambanyi, ubibona inshuro nyinshi cyane bikaba ubuzima, ukabirengaho wowe udafite no kwizera, ukumva ko mukomeza kubana nk'umugabo n'umugore mugakora ibyo mugomba gukora. Icyo gihe ngiye mbabona harimo n'akaga kandi gakomeye cyane Pastor Hortense avuze, kuko niba uwo muntu afite izo ngeso yahisemo gushahisha muri urwo rwego, ntugire ibyemezo ushobora gufata byo kurinda ubuzima bwawe. Mwese mushobora kuzasoza azanye indwara, nawe uyirware, mwese muzapfe musige n'abana ari imfubyi, cyangwa biteze ikindi kibazo. Ibi bintu ni byiza, ugomba kubisengera, nicyo cyambere no kwihangana, ariko gufata za mezire, kugira ubwenge muri iki kintu, kugira ngo ejo n'ejo bundi niba mufite n'umugisha w'abana mutazabasiga ari imfubyi kubera umuntu umwe yahisemo gushayisha no kuba mu buzima budakwiriye. Ngewe nanjye nyitangeho inama, kereka niba uzi ko kwizera kwawe kwakujyanye ku rundi rwego, ukumva ko ari cyo Imana avuganye nawe. Ariko niba utagufite, fata mezire, fata ibyemezo mu gihe urimo usenga, kugira ngo Imana igire icyo ikora, kugira ngo ukize ubuzima bwawe, ariko urengere n'umuryango, bitari we wenyine, n'abana banyu ejo batazasigara ari imfubyi, ko mwese mwagiye muzize umuntu yahisemo kuba mu buzima nk'ubwo. So tugomba kugira ubwenge, dusenge, twihangane, dutegereze, ariko tugire na mezire cyangwa ibyemezo dufata bidufasha kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza n'ingo nziza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka twakire ibindi bibazo bitatugira ngo hari ikindi cyo batasubije cyane. Icyanyuma cy'uwo umuntu amaze kurambirwa, yumva ko rwose kwihangana byanze, yarambiwe. Pastor Desire Pastor Desire, reka gisubize, hanyuma dukomeze dufate ibindi bitatu kugira ngo dusoze. Karibu Pastor. Narinzi ko agiye kugisubiza. Uyu muntu hari ikintu yavuzemo, yararambiwe, afite n'agahinda gakabije, hanyuma arumva nta wamutangira, nta wamubuza kuva mu rugo. Ni ikosa rikomeye gufatira icyemezo kiremereye mu gahinda gakabije. Uzasanga warafashe icyemezo kitari gikwiriye.
dusubire hahandi. Shaka umukansara, shaka pasiteri wawe, muganire, byibuze ubwonko bubanze butuze, ubone imbaraga z'umutima zo kwihangana, hanyuma ufate icyemezo mu gihe gikwiriye, uzi ko icyo ufasha ico kiri ukuri. Murakoze. Kamasabe ko twakwakira ibindi bibazo bitatu mu byo bahisemo cyangwa bine, hanyuma tugasoza. Ibyo mubona bidafitanye isano n'ibyabajijwe ari byo muza kudusomera, ari byo dusubiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ikibazo cya mbere nashakaga kubaza, ese ko mwatubwiye ko abagore bakwiye kuganduka kandi umubare munini w'abagabo bakunda kutagisha inama abagore, nk'iyo afashe umwanzuro wagiraho ingaruka umugore yabifata amate? Ikibazo cya kabiri, twahuza gute ijambo ry'Imana n'amategeko mpuzamahanga? Women rights biza bivuguruzanya n'umuco wacu mwiza uranga umugore mu kubaha umugabo no kubaka urugo, kandi usanga bivuguruzanya n'ijambo ry'Imana. Ese mwatugiriye ihe nama? Icya gatatu, umutware ukunda amafaranga cyane mugahora mupfa ibijyanye n'amafaranga, ni iki wakora kandi azi Imana? Icya kane, Yesu ashimwe, mfite ikibazo, umugabo wanjye yanga ko njya mu kazi ngo ndere umwana, kandi iyo ngerageje kugira icyo musaba ntabwo akiniye, simfite icyo gukora. Numva bindambiye bikanyobera, mungira inama. Cyanyuma, why most men don't put on wedding rings? Sorry, subiramo icyo cyanyuma. Why most men don't put on wedding rings? Ngo nukubera icyo abagabo benshi batambara impeta z'isezerano. Ubwo ngubwo cyumvikanye. Okay. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe ko pastor babisubize, Pastor Desire, Pastor Hortense. Ibi bitanu nibyo tugiye gusorezaho. Yego, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Kuganduka bishira urugo mu kaga ntabwo ari byo twize. Hari ubuhamya nashaka kubaha kuri iki kintu umunota umwe. Umugabo yari umucuruzi kandi ukora agahigwa, ariko akaba atagisha inama umugore we. Umudamu we yari afite ubugwayi, hanyuma umugabo akajya zakamusinyisha. Kumba umugabo akora impapuro mpimbano. Hanyuma umugabo yaje guhomba, yipoteka umutungo we, inzu n'ibindi yari afite mu mabanki nka 3, kandi akoresha impapuro mpimbano. Hanyuma umva umudamu yaramusinyiraga ari mu rugo, atemerewe no kumubaza ibyo agiye gukora. Yaje guhomba, Rwanda Revenue iraziteza ibintu byose, umugabo ahita ahunga igihugu. Ahunze igihugu, ubwo umugore yari afite ubugwayi bumeze nk'aho buri chronique, ahita abona baje kumutereza inzu. Ntabwo byari uguteza gusa, bamutwaye mu rukiko. Urumva polisi yaramuhize, ibintu bimera nabi. Bakamubwira ati aha ni we wasinye. Akavuga ati n'ukuri sinari mbizi. Icambere yabanje kuburana ko yaragwaye, babimusinyishije ku ngufu. Kugira ngo kubyemeza leta biroroshe. Ntabwo kuganduka ari ukuganduka buhumyi, hoya. Usinyira ibintu wabanje kumva neza, kandi warebye kure mu nyungu z'umuryango, uzi icyo ukoze icyo ari cyo.
nibaza ko kuganduka si cyo bisobanuye mu by'ukuri, si ukwemera ibintu byose, ni ugukoresha ubwenge. Hari ikintu umushumba Hortense yavuze, niba mwacumvishe, ya marangamutima ni byiza gushyiramo n'ubwenge, hakaba harimwo balance, nibyo bizagufasha gufata ibyemezo bikwiriye. Kuganduka nicyo nakivugaho. Hanyuma ijambo ry'Imana n'amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'abagore n'umuco wacu n'icyo Bibiliya ivuga, nabyo numva bisaba ubwenge. Ntabwo Imana yaturemye turi abazungu, yakugize umunyarwandakazi, ugomba kugira indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ariko nanone hari ikintu pasiteri yavuze tukigera hano, yavuze ngo hari ibintu birimo kuva mu burengero bw'isi, birimo kuza hano, birimo mwayo madivorce, birimo byo kugirana kontra y'imyaka ingahe, ibyo bintu biriho biratwinjirana. Hari n'ikindi nagira ngo nongereho, murabizi ko mu muco wacu ubutinganyi ntibubamo mu by'ukuri, ariko kubera ko ibyo bihugu ari byo bifasha ibihugu byo muri Afurika, inkunga bazikurikiza n'ibitari mu mico yacu. Nagira ngo mbabwire tugerageze tube maso y'icyo amategeko mpuzamahanga y'umugore bazakubwira bidahuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntuzabikore. Reka mbahe urugero, bamwe ndabizi ko muri mwe mubizi. Hano mu mujyi harimo ishyirahamwe ryitwa Twikunde ni ishyirahamwe ry'abagore bisohokana, bakisengerera, bakikorera ibintu byose, nta kintu na kimwe bakeneye ku mugabo. Ikibabaje rero, hashobora kuvukamo uburezi bien. Mbese ni ukwereka umugabo ko nta na kimwe bakeneye ku mugabo. Ikibabaje, nzi bene data bari muri ayo mashirahamwe bafite iyo myumvire. Umutungo wose Imana yaguha, umugisha Imana wose yaguha, gerageza umenye kuri umudamu, bizaba byiza kurutaho. Muri iki gihe turasabwa ubwenge bwo kuvangura ibiri mu muco wacu n'amategeko mpuzamahanga n'icyo Bibiliya ivuga. Hanyuma batugiriye inama ko kwiga ari byiza kurutaho. Umugabo ntampa amafaranga kandi ntashaka ko nkora, icyo kibazo kirivagemo ukuntu. Hari abagabo babikoreshwa no gufuha, hari ababikoreshwa no kwikunda, hari ababikoreshwa n'impamvu nyinshi. Numva nanjye nakubaza, mwabiganiriyeho ku kihe kigero? Hanyuma niba Yesu yavuze uburyo bwo gukemura ibibazo. Niba umuntu mubiganiriye ukabona ntibivamo, shaka undi muntu. Niba byanze, ushaka uwa kabiri. Hanyuma nibyanga, uzabibwira itorero, umufate nk'utizera. Nubwo buryo bwo gukemura ibibazo. Rero ntekereza ko ashobora kuba yenda imyumvire ye itari myiza, ushaka pasiteri niba ari umwizera wa hano, cyangwa se shaka inshuti yabasha kumva. Kubera ko ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Uzi kugira ngo umudamu akenere mu rugo imyenda y'imbere icike, adashobora kubona byibuze umwenda w'imbere. Ibyo mvuze ndabizi ko bibaho. Uzi kugira ngo umudamu akenere mu rugo ajye yifuza kunywa fanta orange, abanze kwiriza iminsi 3. Iyo mu mutungo hajemo kwikunda cyangwa gufuha kurengereye, mu by'ukuri bishobora kwangiza umutima wa mugenzi wawe. Hari ijambo rivuga ngo Kristo yeza itorero azagishira ritagira ikizinga. Uyu muntu ushaka ko mujyamana utabanje kweza amarangamutima ye kugira ngo umwinshi iratunganye, utekereza ko uwo mubabaro wose afite na sexe ntizakunda. Murakoze. Akoze cyane Pastor Desire. Pastor Hortense atarasubiza kuri ibyo, reka nsabe ko Pastor Desire na Pastor Hortense mudufashe kuri iki kintu. Ni ikibazo gikomeye.
cy'uyu muntu usorejeho Pastor Rutase ndasaba kuza kukivugaho yenda nawe cyangwa Pastor Desire gisobanure, kuko uyu muntu umugabo ntabwo ashaka ko akora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kibabaje, ntabwo anamufasha, arifuza namuha n'ibyo akeneye. Ariko ngiye nka nibaza uyu mugabo we afite ikihe cyizere ko azakora ubuzima bwose bwo kubaho kwabo ejo aramutse agize ikibazo? Kuko mudufashe iyi myumvire habeho guhinduka, yenda abantu babasha kubyumva neza. Iki ni ikibazo gikomeye, kuko ejo n'ejo bundi umugabo ashobora kugira impamvu zituma adakora, yagira ikibazo mu kazi, bazabaho bate? Ubwo rero muze kuza rwose gufasha n'umuntu niba arimo hano ananabyumve ko arimo yihemukira kurusha uko arimo abikorera umudamu we, arahemukira urugo rwabo. Niba arimo afata umugore yumva ko nakore namuhe n'ibyo akeneye, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko kandi arimo anatuma n'iterambere ry'urugo rwabo arimo arasa nk'aho aridindiza. Ikindi enda mujya ku bibazo bisigaye bibiri, ibintu by'amategeko mpuzamahanga. Reka mbaze umuntu yabaje iki kibazo. Ejo amategeko mpuzamahanga navuga ngo abantu ubutinganyi ntacyo bitwaye, tuzagende kuri amategeko mpuzamahanga ko yemejwe, twirengagize icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tugomba kubalansinga tukamenya amategeko mpuzamahanga icyo avuga, ariko cyane cyane icyo ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga iki kuri icyo kintu. Ndagira ngo rwose ikintu cyumvikane, mureke dushingire ku ijambo ry'Imana ritubwira. Amategeko ntabwo tuyahakana, ariko ntabwo amategeko akwiye kuvuguruza. Sinemera ko ngewe itegeko rikwiye kuvuguruza ibyanditswe byera, cyangwa ngo tubisibe nitubyemere kuko haje itegeko ritubwira ngo tugomba gukurikiza ibi ngibi. Ibintu rero tugomba gukora balance, tukareba amategeko tuyubahirize, ariko natujyane hanze y'ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana, tuyubahirize ariko duhagaze no ku ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Hano hari ikindi babajije nyuma kivuga abagabo batambara impeta. Abagabo haleluya. Ari igihe umuntu ashaka agahita abyibuha, hanyuma impeta ikaba itakimukwira. Uwo muntu rero azareba ukuntu yashaka udufaranga agende bayagure. Hanyuma hari abandi bantu bumva impeta idafite agaciro. Mu by'ukuri abadamu bakunda impeta kuruta abagabo, sinzi niba ntakabije. Ariko twese dukwiye kuyikunda, kandi ntibibe kuyambara gusa, ahubwo bigahinduka ubuzima tubaho. Ukaba uzi ko nta wundi muntu ugomba kuvogera umubano wanyu, kandi uwo wambitse impeta ari wo wa mbere kuri wowe. Erega abagabo ntimukaturenganye, twebwe iyo urambagiza ushyiraho imbaraga zose. Iyo umugejeje mu rugo ni achievement, uhita ujya gushaka amafaranga, nta nubwo wibuka ko mu rugo wasize umugore. Iyo ubonye amafaranga uhita ujya kubaka. Ibindi bya communication n'impeta n'ibindi byose bisigara ari by'abadamu, ariko abagabo tugomba guhindura imyumvire. Ukirinda, hari ijambo badusomeye rivuga ngo mu Baheburayo 13 umurongo nk'uwa 4 ngira ngo havuze ngo umubano he kugira ikivogera, ntagire icyanduza uburiri bw'abashakanye. Imana icira urubanza ikintu bitewe n'impamvu yaguteye kubikora. Niba impeta utayambara mu by'ukuri mu mutima wawe ukaba nta kindi kintu ugambiriye, kugira ngo uhe umutekano umugore wawe gerageza uyambare. Hanyuma ikindi nanone ugerageze kwirinda ku bwawe no ku bw'abakubona, uzaba ugize neza. Bizagufasha. Ibindi mushumba arabyongeraho. Ngira ngo ibibazo byari 5 byose birasubijwe. Pastor Rutase washaka kugira ngo gato bavugaho hanyuma dusoze, ngira ngo ibibazo byasubijwe, ibisigaye hariya abanditse bakumva bitasubijwe mu menye ngo byari bihuye n'ibyo twasubije. Ndatekereza ko nta kibazo rwose muza kuza kugira. Pastor Rutase Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Reka mvuge kano kantu wenda dusoza, nuko abagize umugisha wo kuba muri Kristo Yesu
ikigereranyo Imana yatanze cy'urushako, ariya magambo dusoma mu Befeso avuga ko urukundo Imana cyangwa Kristo yakunze itorero rugereranywa n'urw'umugore n'umugabo, byashyize standard hejuru, byadushyira igipimo hejuru. Mukurikije rero ibibazo dufite mu miryango, ibibazo dufite mu miryango nyarwanda, umuti wabyo nuko wowe ugenda ugakunda umugore wawe cyane, n'umugore akagenda agashyigikira umugabo akamwubaha cyane, kuko nta byitegererezo by'imiryango iri mu bumana dufite. Ibyo bibazo byose twavugaga bibabaje biri mu itorero. Rero ubifata nk'inshingano, uvuga uti mu kugabanya divorce, mu kumara impungenge ziri mu batoya. Abatoya bafite ubwoba uyu munsi bwo gushaka kubera ibyo batubonana n'ibyo batubonaho. Ugende wemera uvuga uti Imana, ngiye kuba inkingi y'umuryango, ngiye gukunda no gukundwakaza umugore wanjye, ngiye kubaha no kubahisha umugabo wanjye nk'ubigukorera Mana, kugira ngo ejo nukenera icyitegererezo cyo gutungira abantu agatoki ukavuga uti umuryango uri mu Imana umeze gute, uzatunga agatoki wacu. Ni ukuri reka twese tubigire intego, kandi Imana izabidushoboza. Uyu munsi dufite abavugabutumwa tureberaho, dufite abapasiteri beza, dufite ibintu byinshi byiza tureberaho, ariko ingo zo kureberaho ni ukuri zigenda ziba nkeya. Reka rero ubigire inshingano. Ndangiza mvuga wa mubikira witwa Teresa do Calcutta, wandi wafashije ababembe benshi mu Buhinde, yaravuze ngo niba ushaka guhindura isi ngo jya mu rugo banze ukunda abo mu rugo. Rero tutaraza ku gatuti, tutaragira amazina aremereye, ni ukuri genda wite ku muntu Imana yazanye mu buzima bwawe. Imana izabiduhera umugisha, kandi tuzaba dutanze umurage mwiza kuri generation zikurikiraho. Imana ibahe umugisha. Akoze cyane. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane ku bw'abakozi b'Imana batwigishije.